ariko aho gataho amatwi arimo adusumira arimo aratubwira ati nyaboneka nubwo ibintu bimwe bivuga ko ari muri politike ati ahubwo abantu bose ku mpande zose biteguye intambara bose ibibunda biremereye babyogeje ati guhera hehe nimwumve mwumve neza ati guhera ahangaha zawarikare uheze za ninja hano harafashwe na wazalendo ati wagera hano hejuru hano ku kibuga cy'indege cyande cyakavumu hati hano harafashwe na wazalendo hajya hejuru hose ati boneka ko barimo bose bisuganya n'abegera Minova Sake harifashwe na wazalendo ati wazamuka hari amasisi hose naho hafitwe na wazalendo na Rucuro ati gisigaye ari kimwe gusa ati nuko commanding the chief ariwe Kirombo Kisegeti akubita ifirimbi ati ubundi Bukavu na Goma bikabuhorezwa rimwe ibi rero Kongo byahitumye yigira hejuru cyane iravuga iti dukubise Cameroon na Nigeria mu bijyanye n'umupira w'amaguru byari bihangange abandi nabo batereka data ntaho turagera tutarakubita na Kagame mu giki mu mupira w'amasasi Kongo hejuru rero ubwo mudufasha kandi mukomeza kudukubita umweyo mudukosora muvuga muti ale wakosheje ntago wakosheje ibyo nibyo tuba dushaka mudukosora mutubwira muti oya hawakosheje nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare tubaramutse inshuti za radio na televiziyo Umusare aho muherereye hose tubaramutse tubabwira tuti mukomere turi mu ndwi rero hagati turimo turagenda tubaramutse tuyifuriza amahoro y'Imana tuvuga tuti radio na televiziyo Umusare twahageze no twibereye gatanu kuri gatanu muri kumwe na Ale amakuru uyu munsi turihuta cyane tuvuga tuti kuri radio na televiziyo Umusare no kuhitondera hari abantu benshi bakubita umwe bagakosora bati mwebwe wewe Ale tewe warigenje reka tugukubita ikaramu cyangwa se tugukubita umukubuzo reka rero dushimira ababashe kunkubita umukubuzo cyane babwira ntibana kudeshapo mwebwe muri abantu bazima kabisa hari abantu bankubise umukubuzo bati yegerayo ati ninde yakubwiye ko Masabo Nyangezi ari umunyakibuye ebana ndasabye pardon cyane nkoma amashyi mbabwira nti nyaboneka ni mumbabarire kandi mwakoze kunkubita umukubuzo ariko hari akantu mwashyizeho nako turaza kukagana mbabwira nti ariko namwebwe ibintu byo kuvuga ngo abateba abantu ku Gikongo ntago turabateba habana na gatoya turaza kubigarukaho rero tubabwira tuti ibintu mwavuze nta namwe biri nukuri kw'Imana se nyine ko ari bimwe byakera tuba twibukiranya kahise twega cyane duseka tuba tuti uyu Ale hamwe n'abamukurikira cyane bakunda gutera n'inkuru kuri radio na televiziyo Umusare nicyo tuyikundira Masabo Nyangezi Juvenal n'umunyakarama kuko nkuko mwabivuze rero mbasaba ikigongwe nsaba imbabazi cyane babwira nti nihenze kuri Masabo Nyangezi Juvenal rero numwe mu bantu nzi cyane numwe mu bantu twicaranye numwe mu bantu twasangiye ariko kuba nahenze nkavuga ku Kibuye burya naciwemo burya rero baravuga bati umuntu wa mbere bigoye ko kwihenda ku muntu mubi wa mbere kwihenda ni igikindi ku muganga ngo umuganga wibeshye umuntu abapfuye abaganga rero ngo nibo bakwiye kutihenda ariko twebwe tugomeza twihenda nyine nk'abantu b'abantu ariko nyine twibeshye nyine tuvuga tuti tunasaba imbabazi kuba dukubise rero umweyo kugira ngo rero umuntu ababwire uburyo Masabo Nyangezi Juvenal ari umuntu mwiza cyane kandi ari umuntu twabanye nimukabone mwumva ngo umusaza Masabo Nyangezi Juvenal burya hari akantu yihariye ari nako muzamuhamagara mukamubaza cyangwa se namwe bw'umuntu akabibariza kugira ngo mubyumve neza ko nabana narabanye na Masabo Nyangezi Juvenal nuko bimeze nabanye na Masabo Nyangezi Juvenal ndi umwana mutoya nawe akuze ubwo rero Masabo Nyangezi Juvenal nababwira nti niwe muntu yari afite akantu kihariye na kahe iyo dufashe mu hit parade cyangwa se amakonseri yakunda kuba mu Rwanda haba Butare Kigali n'ahandi murabona yahuzaga ama orchestre cyangwa se abantu bakubita umuziki ku giti cyabo rero ucusangamo abitwa bambone irazi ukaza ukabona musaza Ndebyumvuhore Jean Baptiste Munyagatagara ubaho cyane Byumvuhore cyane tunakuramutsa waraza ukahasangamo aba bande ba Rodrigue Karemera ugasanga harimo impara harimo ingenzi kwari kwa Samputu Jean Paul ubitaga Rusaya umwarimu ari mu Marcyazo ubaho cyane ukaza ukagera mu ngeri kwa Eugene mu ngeri Imana mwakire yaratabarutse aba n'abantu rero benshi twagiye tugira gute duhora tuvuga tuti ariko rero nubwo aba bantu barakora icyo bita hit parade nta na hamwe nigeze mbona Nyangezi mu gitaramo ubwo mwamfasha mukavuga muti Nyangezi twamubonye mu gitaramo hanaha twabonye muri hit parade iyi niyi izaba ari zahebe abira kuri Auditorium University Butare cyangwa se Stade Huye Butare cyangwa se hari Stade Mumene Kigali cyangwa se Stade Amahoro Kigali cyangwa se handi hose hagiye haba amakonseri ubwo abantu mwabo mwarabashije kumbonera Nyangezi ari muri hit parade mwambwira cyangwa ari muri konseri iki kintu nicyo nari muzeho cyane kuko Nyangezi Masabo yubaho rero reka dushimire cyane abadukosoye tugati
ati Nyangezi n'uwikarama ntabwo ari no ku Gikongoro Karama ntabwo ari umunyakibuye. Ibi koko mwabaye nk'abantu mu nkosora cyane kuko jewe Gikongoro nayibayemo cyane mbara ahantu nzi ni cyahoze ari prefecture ya Gikongoro kuva za Kinyamakara ukazaza ngaza za Gasare ndahano mudasomwa cyangwa se ukagenda ukagira za Nshiri Kivu hano narahabaye cyane naho wajya muri Musebe yahanda hazi cyane ku Gikongoro naho wagaruka hano Nyamagabe ndayizi byose urebye Gikongoro ndahazi cyane. Rero mwakoze kunkosora ariko rero nanjye mbakubita umwe abantu mwabashije kutubwira ngo abanyagikongoro turabatebo nanjye hita mbakubita umwe mbabwanire kadada mubanze murebe neza ku Gikongoro nta bansumirinda bahaba ku Gikongoro nta babandi bombori bahaba cyangwa se ngo habe bigarasha ku Gikongoro burya muhatinye cyane nane ramwe zaba nta nibigarasha nta nabasubirinda ahubwo uhasanga abastari bakomeye cyane barimo uyu Masabo Nyangezi reka rero nze mbakubite rugonde hine mbabwira nti Masabo Nyangezi ni umunyagikongoro ukagaruka kuri Kizito Mihigo ni umunyagikongoro ngo muragana he muratsindwa si wowe nyine rero reka tugaruka kuri Samputu Jean Paul uyu ni umunyagikongoro turi hejuru y'abanyagikongoro. Okay, reka rero twikomereza amakuru yacu kugira ngo karagaciye mutimo tuganira ukuntu mwankubise umweyo nagenda bishyuye ubwo ariko mujye mudukubita commentaire muvuga tuti are pe habavuze nabi mu nkubita umweyo biraturyohera cyane kuri commentaire zanyu nyinshi subscribe twibandanya bavuga ati are tugiye kuzajya tuvuga ni makuru menshi cyane tubabwira ati akahise kabana b'u Rwanda nakahe tukakaganira ariko nabibukije ko Masabo yaririmbye indirimbo abimukira tutaramenya abimukira bari bo tuzi ko ari abantu bashobora kuba bava i Bugande cyangwa se bava ku Gikongoro bajya ku Kibuye cyangwa se bava ku Kibuye bagenda hariya Kigali ngari ariko kumbi yaririmbye abimukira bazava muri Amerika n'abandi bavuye hehe mu Bwongereza. Rero yari umuhanuzi. Reka dukomeza rero ku makuru cyane amakuru arimo avugwa ni menshi cyane amakuru reka tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda niho harimo havuga ibintu bikomeye turahera kuri bombori iri hagati ya Jeannette Kagame n'umugabo James Kabarebe birashobora kumuhitana byanga bikunda. Hari amakuru arimo ahwihwiswa ko James Kabarebe haba hari ibintu yateguye kuri Kagame ndetse James Kabarebe ariwe yabagenda atuma banga Kagame. Ibi ngo birashoboka ngo bijyanye n'imvugo bamaze kugira gute abahantu burya baragenda bagacengetera bakavuga bati mukurikirane neza izi mvugo za Kabarebe murebe neza nimba atarimo agenda atamo umugabo shebuja Paul Kagame. Abahinga rero ngo bahera ku mvugo ya Paul Kagame ya James Kabarebe yivugiye ubwo yagira ati killing machine. Iyi mvugo ngo niyo bagarukaho cyane ati ni gute wagiye kwemeza ko Kagame icyo bita ngo ni giki abantu bagize mu bisirikare ngo mwe murabizi twe tugiye tuba abasirikare ariko rero Kabarebe yaragize ati inde chief commander chief ati kandi icyo commander chief avuze gihinduka itegeko. Ati yaravuze ati nshaka ko ibi bintu ni mubisubiremo neza mu byumve kuko ibi bintu bagiriza Kabarebe nibyo koko. Ati commander in chief icyo avuze ati kiba kigize gute ati kiba ari itegeko. Ati rero commander in chief ati yaragize ati nshaka ko FPR iba killing machine RPF ihinduka killing machine ayiciye ntihagire igisigara. Okay, aya ni amagambo ari kuri record. Aya magambo byumvikana ko abantu bose bapfuye aho killing machine yaciye FPR yose ahantu yaciye cyangwa se RPF ahantu yaciye yari killing machine. Aba bapfuye bose rero byari ku itegeko rya command in chief ninde ni Kagame. Aha rero bati Kabarebe yari mashinja inde Kagame kugira ngo abyikureho. Aya magambo rero ngo barimo barasubiramo n'ibindi uyu mugabo Kabarebe yagiye avuga bagasanga Kabarebe yarabivuganye ubuhanga bukomeye cyane kuko bagira bati ibi Kabarebe yarimo bivuga abyikuraho kugira ngo abishyire kuri shebuja. Ibi rero ngo byaba byateje bombori hariya mu Rugwiro ku bahanga aba professeur bo basubiramo aya magambo. Tugaruke rero ku bintu birimo bivugwa turacyari mu Rwanda ntago turajya hanze y'u Rwanda. Hari icyo bita ngo igiki turaberero ni ibintu birimo bivuga mu hariya twitonde tugende buke dusoma. Hari ibintu byabaye hariya ngo ku kigo kiraba ubuziranenge niho dushaka kwerekeza katurabe muratubabarira turagenda dusoma.
amakuru rero arimo aravuga ko umuntu, ariko reka tubise nkaho tubihera hasi kugira ngo mubyumve neza. Ni amakuru arimo avuga ati mu Rwanda mumaze iminsi mubona ahantu hose benga zirya nzoga za ndundubwonko, zirya zose ngo bavuga ngo ni inzoga bakora, ngo munamye inganda zikora inzoga izi zo mu ducupa dusanzwe twaba tw'ibyuma cyangwa twa plastike. Izi nzoga rero ngo FPR Inkotanyi baziriho cyane kubera iki? Ngo izi nzoga zasinzikaje urubyiruko, ariko ngo izi nzoga zivamo amafaranga menshi. Ngo ni mu gihe rero ifaranga ry'u Rwanda riri ku muteremuko, ndetse mu Rwanda harimo ubukene bukomeye cyane. Abandi bati mu kigega cya leta y'u Rwanda harimo ubusa. Barimo barashakisha rero amafaranga ku buryo bukomeye. Niko kujya muri aba bacuruzi rero bafite izi nganda ntonto ngo zidandaza inzoga kugira ngo bakuremo amafaranga, maze amafaranga yerekeze muri M23, kubera ngo hari ubukene bw'ibiryo ndetse n'ibikoresho byinshi bari bafite. Amasitoke yabo y'ibikoresho akaba yaratwitswe na drone zande za Kilombo Kisekedi. Ibi rero ngo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo basubize bagire gute baziba icyuho cya za drone zaturiye ibikoresho bimwe byinshi cyane bya M23 RDF. Muri uko rero gushaka kuziba icyuho ngo barimo Abanyarwanda bagenda babasopa ku ngufu. Aho rero ngo niho haba hafa bagenda mubona mugende mujye kuri réseaux sociaux, murasanga ahantu hose barimo bagenda bamena izo nzoga. Ukibaza uti none kuki barimo bazimena? No kubera iki? Ubu rero ngo umuntu wese yaba afite uruganda rutoya arimo arasabwa amafaranga agera kuri miliyoni 100 y'amanyarwanda. Nimwumve na mwebwe. Aba bantu rero benga inzoga hari bamwe twavuganye baratubwira bati nyaboneka nimudutabarize kubera hano ibintu birakomeye. Ati twahora dutanga amafaranga yaba ajya muri FPR yaba arajya muri Ibuka ndetse n'ibituriye tukabitanga icyo bita ruswa. Atari kubu noneho haje itegeko y'ukuntu umuntu wese akora izi nzoga afite uruganda atagiza gutanga miliyoni 100 kugira ngo abandanye akora. Ati kubw'ibyo rero bashyizeho icyo bita umujinya ukomeye. Ati ku buryo baza mu ruganda rwawe bakazisesa ngo ntizuzuje ubuziranenge. Ati kibabaje nuko uba ufite icyangombwa cy'ubuziranenge cyatanzwe nande. Ibi rero ngo byahise mwumve rero turimo turakuvuga amakuru kugira ngo muyakurikirane. Ibi rero byahise bimanuka nyine biramanuka rero biragenda bigera ku muntu ngo yatanze ibi byangombwa by'ubuziranenge, ngo kugira ngo FPR ibashe kuronka aya mafaranga babanje bahera kuri uyu ngo utanga ibyangombwa by'ubuziranenge, barabanza bamukubita rugonde hene bati ngo nawe we hari cyatukwagiriza. Icyo cyatubagiriza rero uyu mugabo ushinzwe ibi bintu ngo ninde gayemwe ashinzwe ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa mu Rwanda, bahise bamuta muri yombi. Tubimanuka rero tugenda tubibabwira. Nta wundi rero ngo yaba yatawe muri yombi ngo ni umugabo yarashinzwe ikigo kijejwe ubuziranenge icyo bita FDR. Iki kigega rero ngo cyaba cyarajejwe umugabo bita ngo Nsoneye Emmanuel. Nsoneye Emmanuel rero hari icyaha arimo azira, ariko rero icyaha arimo azira ni ikihe? Ngo yaba yaravugiye umugore bitwa Uwamariya Beata. Uyu mugore rero Uwamariya Beata yarafite uruganda rukora izi nzoga, ariko ngo akaba yarafite icyangombwa cy'ubuziranenge, afite ibyangombwa byose bikwiriye. Niko rero kujya kumwataka, maze bagiye kumwataka umudamu Uwamariya Beata bafata inzoga ziwe zose barazisesa. Umugore ararira amosoza arayiha ati jewe ndafite ibyangombwa nahawe na shefu w'ubuziranenge. Niko guhamagara Nsoneye Emmanuel. Bahamagaye Nsoneye Emmanuel bati isigure ku by'umugore avuga ko afite ibyangombwa by'ubuziranenge. Umugabo nawe ati nibyo koko ibi nzoga ziwe twaragiye turazipima dusanga zikwije ibisabwa n'amategeko. Akimara kuvuga iryo jambo gusa ko inzoga z'uyu mudamu wa Mariya Beata zikwije ibisabwa n'amategeko, uyu mugabo bahise nawe bamufata bati cishwa nawe tugende tugukosore. Nimwumve rero icyaha uyu mugabo Nsoneye Emmanuel yashinjwe, nibwo mumenya aho FPR igeze. Ribu yahise imuta muri yombi. Imushinja iki? Ngo icyaha kimushinja ngo ni ukumena ibanga ry'akazi. Yamenye ibanga ry'akazi. Aha rero twagerageje gufata amanteni yacu ngo yegere Uwamariya Beata bamubaza bati tubwire uko byagenze, ibanga ry'akazi ni irihe? Mbujya mukurikirana amakuru radio na televiziyo Umusare tuba twamanutse tukagerayo kugira ngo tujye tubabwira ibintu bimeze neza, muvuge muti radio na televiziyo Umusare baramanuka bakajyayo. Icyaha rero ngo kumena ibanga ry'akazi, uyu wa Mariya Beata ngo yaba yaraganiriye na antene yacu maze akababwira ibintu bikurikirane. Mwumva ko yavuze, yagize ati ibanga ry'akazi rero bavuga ko uyu mugabo yakoze ngo nuko bamwe burya mu bantu bahabwa ibyangombwa by'abari byo gukora inzoga by'abari byo kugira gute, ngo burya babahe ibyangombwa bituzuye. Numvise babaha ibyangombwa bituzuye, babaha igice, niko biba bimeze kugira ngo nibaza kugufata bazabona icyaha bagushinja basanga ibyangombwa byawe bituzuye.
bakabiguha bakaboneka ko byuzuye, ariko bagatambikamo akantu kameze nka kode ku buryo icyo cyangombwa cyawe kizaba kituzuye. Aribyo mwabonye muri ya mahoteli bagenda bafunga bababwira ngo bafite ngo ibyangombwa by'impimbano. Aha ni radiyo na televiziyo umusare tuba tuvuga amakuru twenyine kuko nta bandi bantu bayafite, boyakura he ko ntaho twe tuba twacengetere bakatubwira bati reka tubabwire ukuntu bimeze. Aha rero Nsoneye Emmanuel nawe ku ntumwa yiwe twamwashe gutuma ku bantu bamwegereye amantene yacu atubwira ati nta kindi kintu rero Nsoneye Emmanuel yaba yarazize k'uyu mudamu Beata Uwamariya Beata. Kubera iki? Ati yamuhaye ibyangombwa bikwije, ibyangombwa bikwiye byose. Ati ntabwo yigeze amuha pirate. Ati mu gihe rero ubu ugiye gusaba ibyangombwa mu Rwanda byo ugiye gukora ntabwo baguha ibyangombwa bikwiye, wowe ubona ko bikwiye ariko bo baba bafite kode ku buryo ibyo byangombwa babiguha bidakwiye. Iyo baje rero kubisuzuma kugira ngo bereke ibyangombwa byawe bahita bakwereka ko bidakwiye kubera ya kode yabo baziranye. Uyu mugabo rero Emmanuel Nsoneye ngo yaba yaramenye ibanga ry'akazi ngo kuko yaba yaratanze ibyangombwa bikwiye akabiha umudamu wa Mariya Beata. Ku byo rero bagiye kumena inzoga za Beata Uwamariya yaravuze ati ko mfite ibyangombwa bikwiye mu mpuye iki? Bati ntujuje ubuziranenge. Nawe atereka mbazanire iko nujuje ubuziranenge, ahita bazana noneho n'ibyangombwa bikwiye yahawe n'uyu mugabo Nsoneye Emmanuel. Nsoneye Emmanuel bati wamenye ibanga ry'akazi reka tugute muri yombi. Ubwo rero habara abafite amahoteli amaresitora akomeye cyane cyangwa se abagura amasambu hariya mu Rwanda cyangwa se abafite amahinguriro inganda, mumenye ko leta ibaha ibyangombwa bidakwiye. Burya ibyo byangombwa bibaha mwebwe mubona ko bikwiye ariko biba bifite kode ku buryo iyo bakwiyengejeho bashaka amafaranga bahita bazamura ya kode maze ibyangombwa byawe bikaragaragara bikaboneka nk'ibidakwiye. Radiyo na televiziyo umusare mujye mutugana tuzatubabwira uko bimeze, no kugira ngo umenye iyi kode tuzaza tukubwira tuti rabira aha turabizi byose baba babitubwiye. Antene zacu ni nyinshi cyane zirabitubwira. Twakomeje rero, reka dukomeze. Hari abantu benshi barimo baravuga bati tumanze tugere hehe? Tumanze tugere i Karongi. Turacyari mu Rwanda. I Karongi rero ahantu bita mu Bugango, abaturage naho hari abaturage bita ngo nabarakare badashaka kugendana na leta ya FPR Inkotanyi. Ibi rero nkuko bivugwa na RIB biravuga ati abaturage muri Karongi ahantu bita mu Buga abanamo ngo ntibashaka kugendana ngo n'iki n'amategeko ya FPR Inkotanyi. Ngo ni mu gihe abaturage ngo babibumbiye mu madini cyane cyane abadivantiste nabo bita abarokore cyangwa se basohoke ngo badashaka gukurikiza ngo amategeko ya FPR Inkotanyi. Ibi wabireba kuko ugasanga harimo akagaye cyane ngo kuko mu Rwanda abaturage baho ubu bagereranywa n'imbeba. Murambabare ntabwo ari mbivuze ahubwo bivugwa n'abantu bose bakeneye kugerageza inkingo zabo. Aho ngo umuturage w'u Rwanda ubu yahindutse imbeba ngo kuko zaba ari inkingo ziva muri Amerika cyangwa se hariya mu Bongereza cyangwa se mu bihugu by'Aboccidental ngo ziza kugeragerezwa ku baturage b'u Rwanda. Ibi rero ngo babikora ngo bavuga ngo bari mu ikoranabuhanga cyangwa ibindi bintu, ariko ngo biriya bigo bikomeye cyane byo muri Amerika birimo bipima imiti n'inkingo ngo babahaye amafaranga akayabo Paul Kagame akashyira mu mifuko maze bakaza kugerageza ku baturage b'u Rwanda. Ibi rero ngo abaturage bahariya hano hehe mu Buga ni hehegaye mu Karongi ngo bashobora kuba barabyanze bakavuga bati ntabwo twe tugiye kuba imbeba bageragerezaho imiti yose cyangwa inkingo zose. Ibi ngo nagasuzuguro kuko ngo bigira ingaruka ku mibereho y'Abanyarwanda cyangwa se ku mibereho ya muntu, aho usanga ibiti nk'ibi iyo babiguteye babikugeragerezaho bishobora kukwangiriza mu myanya y'imyibarukiro ndetse ukaba wanagira ko cyangwa se ukaba wahinduka icyo bita ikidebire. Ibi rero ngo Abanyarwanda bamaze kubimenya na radiyo na televiziyo umusare ubwo turabibabwiye, kandi kuko ibi birashoboka. Wakwibaza uti kuki ubundi bageragerezaga ku giki ku mbeba none bakaba barimo bageragereza ku bana b'abantu ni ukubera iki? Ibi rero gihamya, reka tujye tubabwira gihamya y'ibi bintu. Ni amagambo yavuzwe n'uyu Bill Gates, umwe mu batunzi bafite amazu hariya za Nyarutarama hari i Kigali, afite n'imigabane cyane hari i Kigali. Uyu mugabo rero Bill Gates nkuko yabyivugiye yaragize ati ibi tujye tubabwira amakuru twe tuba dufite. Uyu mugabo Bill Gates yaragize ati mu Rwanda niho hari abaturage bumvira cyane, ati kuko urashobora gukoma ifirimbi ku butegetsi ukababwira uti nshaka abagore batwite 30,000, ati ubwo mu isaha imwe bose baba batonze. Ati baba batonze, ati ko babashyiraho igitutu ku buryo udatonze bagukoma ubuhiri.
ngayo nguko rero uko abana b'u Rwanda barimo bageragezwaho izo nshinge, bageragezwaho izo nshanshu icyo bita inkingo, ariko urumva ko hariya Karongi mu buga babyanze bati turabyanze, nimba ari ugupfa dupfe turabyanze, ntuzasubira kutugeragerezaho ibyo biki byose ati mwaraduteye ibishinge bya corona muradutera ibiki byose ati ubu none rero turabyanze, bati none ko mu Burundi batabateye ibyo bishinge tubasumbije iki, ati Tanzania tubasumbije iki, ati ko muri Kongo batabateye ibyo byo ntazi tubasumbije iki, ati Uganda ko batabateye ibyo byo ntazi tubasumbije iki, ati ahubwo twebwe mwabiteye se mubona hari abasazi bagomeza bagenda biyahura bicana bacumitana imbugita bagira gute, ati ngibi noneho turabyanze. Dushimire rero abaturage b'i Karongi hariya mu buga bagira gute, bavuga bati twebwe ibyo tutabona ntabwo, ibyo tutemera ntabwo tuzagira gute, ntabwo tuzabikora. Dukomeza amakuru, bamwe bati nyaboneka kubitira muri Kongo, amakuru muri Kongo turakeneye. Reka data ntago turahakubitira muri Kongo, ahubwo reka tubabwirire amacakubiri y'ukuntu abantu barutana. Mwabantu mwe ibitwara bwiye tuti burya numva umuntu avuga ngo amacakubiri ngo ingenga bitekerezo ngo ya jenoside cyangwa ingenga bitekerezo y'ibiki, uzumenye ko ari wayifite. Ibi rero ngo nibyo bintu byaraye bibonetse bigaragaye aho hariya mu Bufaransa ihuriro ry'abacitse ku icumu cyangwa se abandi bantu bari mu muryango ngo baba bareze Radio France Internationale RFI ngo kubera ko yavugishije FDLR. Nimwumva aya macakubiri akomeye. Hari no tuyatwaga tuti nyaboneka ni mu manuke tubabwira amakuru kugira ngo namwe bwe muhagurukire ubuzima bwanyu, muhagurukire abana banyu n'abuzukuru banyu. Ntabwo radio na televiziyo umusare ariko tuzahaguruka ngo tujye kubwira tuti abahutu ni abahutu no, ahubwo namwe muzahaguruka mwivugire muvuge muti mbega ye muntu agiye kurega ngo Radio Internationale RFI Radio France Internationale ngo yavugishije FDLR ukayishinja icyaha, icyo cyaha wagiye gushinja FDLR, iyo wagiye gushinja RFI kiba ari cyaha nyabaki. Ibi rero ngo ni ibintu biranga amacakubiri. FDLR n'abana bavukiye mu ishyamba base na banyina barishwe, kandi bishwe n'ubutegetsi bwa Kagame, aribyo uyu mugabo yavuze ati basabye ko RPF ihinduka killing machine. Aba bana barokotse hariya ni kimwe n'abarokotse jenoside. Kubera iki? Jenoside yabaye muri Kongo yose irimo iremezwa uko yakabaye, ni Holocaust barimo barayivuga. Abantu rero bari muri FDLR bose n'abana bato barokotse hariya, n'abakobwa cyangwa se abahungu barokokeye hariya, nta muntu n'umwe arimo azi bya jenoside. Kuba rero uyu muryango w'abanyarwanda ba mu Bufaransa witwarira RFI ngo kuko RFI yavugishije FDLR, iki ni ikimenyetso rukumbi kiranga amacakubiri ari muri FPR Inkotanyi. Iboneka ko FPR Inkotanyi nta kindi kintu kiranga, nta kindi kintu kitunze atari amacakubiri gusa. Aha biboneka ko nta gaciro baha ubwoko bw'abahutu. Ni nacyo gituma tubabwira tuti ubwoko bw'abahutu urimo bufasha FPR Inkotanyi bari ari bansumirinda ari abangambanye mu bandi. Aba nibo bicisha imiryango ya bamwe na bamwe, hato na hato ugasanga bamwe barapfuye barengana bazira ibinyenda nini. Ni gute wajya kwitwarira ngo RFI yavugishije umuhutu? Kubera iki? Tumwatubwire ngo ni umujenosideri. Bivuze ko rero abahutu bose ari abajenosideri. Ibi twagombye kubibaza uyu mugabo Nduhungirehe, kubera ko nawe ari umwarire, ndetse uyu nawe akaba yarahoze ari umuvugizi wa Arire, niwe ahubwo chef wa FDLR. Nibatubwire rero nimba nawe kuki bataritwarira za BBC zihora zimubaza, kuko uyu niwe yari chef wabo. Cyangwa se batubwire bati kuki aba bantu bacitse ku icumu bataritwarira Kagame wafashe Paul Rwarakabije akamutahana ndetse na Ninja, kandi babashinja kuba barishe inzirakarengane hariya ku Kibuye z'abana bigaga hariya muri segonderi ku Kibuye. Ibi rero biboneka ko nta kintu kiri mu cyo bita amacakubiri kitabaho, ahubwo icyo bita amacakubiri ni ukurwanya ubutegetsi cyangwa se umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi. Umunyacyaha mu Rwanda si uwishe umututsi, si uwishe umuhutu, ahubwo umunyacyaha mu Rwanda n'utavuga neza ubutegetsi bwa Paul Kagame. Aha rero radio na televiziyo umusare tuba twamanutse tukagerayo tukavuga tuti byose tugomba kubivuga kugira ngo abanyarwanda aho muherereye hose mubimenye, gusa mudufashe mu gihe reka turwane natwe tuzabahoze igihugu cyacu. Dukomeze rero, bamwe bati ale tunyarukane utujyane mu makuru y'intambara turakeneye. Reka data turacyari muri politike dukubitira muri Tanzania, aho abantu benshi bavuga bati Samia Suluhu aguye mu mutego. Umugore n'abatereka data agende Dr. Samia Suluhu Hassan atahubwo reka nze ndwane n'aba bantu n'izipanyapuriza zaje kuntwirira igihugu. Ni gute rero muri guverinoma ya Tanzania Samia Suluhu yaba yatayemo umukobwa bati ngo nawe umfashe tukubite zimbeba za panyapuriza, arongera ahita afata umukwe we ati nawe ngo nawe ujya harira ku ruhembe rw'umuheto umfashe, ati bari abubatse akazu nange reka nze nanjye ndakubake ndabe icyo bangira. Murumva ibyo muri Afrika birakomeye, aho guverinoma
guverinoma ya Tanzania yaba yatayemo Madamu Suluhu yaba yatayemo umukobwa we akati ngo umfashe agahita afata n'umukwe we ati nanjye ngo umfashe mwese muze mumfashe dukubite izipanya puriza karabaye. Ubu rero noneho aba bandegensi ururabyiruko rwa Tanzania rufatanyije n'abanyarwanda n'abanyakenya bati tubonye urwitwazo rwo kugira ngo ku itariki 9 tuzajye mu ibarabara dukubite Samia Suluhu tumumene umutwe kubera ko none yashyizemo umukwe we n'umukobwa we. Ibi rero reka tubirindire ko ni imikino ikomeye cyane muri politiki, ibintu birimo biraza nabi cyane, reka tubirindire. Radio Umusare tuzaba duhari, Imana ntihadushikana. Tuzatwibereye hari Dodoma ku murwa mukuru wa politike Dodoma, ntago tuzamanuka i Dar es Salaam reka data, tuzatwibereye ku murwa wa politike hari Dodoma, hari naho twicariye ego kugira ngo tumenye neza ibigiye kuba ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Bamwe bareye bati Ali simbuka n'ukuri turakeneye amakuru, utubwira amakuru yabajyanye intambara mu ishaka y'iki intambara iragatsindwa, intambara irasenya ntiyubaka, ariko nimba mushaka kugira ngo tubabwire uko bimeze reka tujye tubibabwira nyine ngo nuko muri yanzira bahaye Qatar yahaye M23 na Kongo, ngo Kongo yabiri hejuru cyane kuko ngo Kongo ifite imbugita yose ku buryo M23 yisanze irimo irasinya ibintu bitabaho. Iyi Fedorute rero berekeza hariya muri Togo ngo yaba iha Valere ko iha faveri leta ya Kongo ya 80% igaha 20% umutwe wa M23 RDF. Kubera iki 20% umutwe wa M23 RDF ufise ngo nugufungura abagororwa b'abanyarwanda bafunze mbanyururu bafungiye za Kinshasa bagahita bitorokera bakisangira Kagame. Ibi nabyo byose ngo barabizi, ariko ntumbaza bazafungurwa bariho kuko Kongo nayo turayizi, utaza kasho Kinshasa arakambaze cyangwa akabaza abandi bazababwira ati Kinshasa sahano. Reka rero dukomeze rero ngo ibiganiro by'idoha ngo burya byarabaye nyine birababa bacira umurongo aravuga ati twebwe turabahaze ni mugendere hari Togo, bahita bahare Fedorute iberekeza hari Togo rero ngo bagiye kuzaganira neza ibintu n'ibindi. Ariko ikibabaje rero ngo nuko nta integration y'abasirikare ba M23 ihari kandi bagomba kwamburwa ibyo bafite byose bakaza bakajonjora abazima bakagira gute bakashyirwa mu buzima busanzwe. Ariko igikomeye cyane ni la justice. Bamwe barati byankabo byakunda bakoze ibara bazahanwa, ngo ibirere bikomeye M23 aribyo bakubwira rukose ukaboze ko wisha abantu. Rero Killing Machine warakoze cyane, we waduhaye izina rikomeye cyane Kabarebe, ukanatubwira chef wa Killing Machine n'uwatanze amabwirizwa yatanzwe na Chief Commander, kandi icyo Chief Commander avuze kibari itegeko. Komera Kabarebe nubwo bigiye kuguhitana twumva harimo bombori, ariko wadusigiye umurage, watubwiye Killing Machine ukuntu yaje n'uwayiremye nuko bya n'icyo yagomba gukora. Ubwo numva tugushimiye tukavuga tuti komera muzee wowe ntawo ngukonane twadufiste nubwo baguhitana ariko uzaba warasize urimenye. Nuko nyene tumanuka rero kwa Kirombo Kisekedi, ibyo ngibyo byo kuvango byo muri Doha Qatar tubiretse. Kirombo Kisekedi ngo yabashyizeho abaministeri batatu, yabashyizeho delegation ishinzwe kujya kubohoza ikibuga cy'indege cya Goma. Karabaye areri ibintu bimo birihuta cyane, biri ku muvuduko udasanzwe. Amakuru tubabwira ari ku muvuduko udasanzwe cyane, batubwira ati ubu noneho Kirombo Kisekedi uyu mugabo Beto Pachi uyu mutera amakofi ngo yakina box ubu noneho yabashyizeho box cyane, avuga ati rero abaministeri batatu mutegezwe kubunyereka ko Goma yabohowe mu minsi mike ya ikibuga cy'indege cya Goma gitangiye gukora. Ati mwabyumvise iba bifashijwemo na mugenzi we Emmanuel Macron, soma mbiko wa Paul Kagame ati naragufashe kujya kwiba gazi hari agabode muri delegado none uje kunyambura n'ikibuga cy'indege cyanjye cya Goma. Aha musaza Paul Kagame ati y'amasezerano n'uburiganya barimo barashaka kukuriganya. Paul Kagame pole sana, urabona ko abazungu barahinduka ni nk'imvura n'uruvo. Ibi rero ngo ndi M23 RDF nayo yahise yikirigita cyane, bahamagara Colonel Nangati ngo usubize Kirombo Kisekedi rero bamusubije baramubwira bati ninde yakubwiye ko ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa nawe wo cyane iyo delegation washyizeho. Ati haba namba ati ndetse nabo bafaransa n'abandi barimo bashaka gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ntibikunda ntibishoboka. Ati abantu bazafungura ikibuga cy'indege cya Goma ni twebwe aba M23 twenyine gusa. Ariko aho gataho amatwe madusumira maratubwira ati nyaboneka nubwo ibintu bivuga ko ari muri politike, atahubwo abantu bose ku mpande zose biteguye intambara, bose bibunda biremereye babyogeje. Ati guhera hehe nimwumve neza, ati guhera ngaha za warikare uheze za ninja hano harafashwe na Wazalendo. Ati wagera hano hejuru hano ku kibuga cy'indege cyande cyakavumu hata hano harafashwe na Wazalendo hajya hejuru hose. Ati boneka ko barimo bose bisuganya no begera Minova Sake harifashwe na Wazalendo. Ati wazamuka hari amasisi hose naho hafitwe na Wazalendo na Rucuro. Ati gisigaye ari kimwe gusa, ati nuko commanding the chief ariwe Kirombo Kisekedi akubita ifirimbi, ati ubundi Bukavu na Goma bikabohorezwa rimwe. Urabona ko ari byo bose biteguye. Ati na M23
M23 irabizi mwabibonye ko aha rero mu makuru arimo ahitagira mujye mukurikirana amakuru na FDL na ni M23 RDF irabizi koko yahise inariga igihugu cy'Ububirigi. Amakuru uyu munsi araryoshye cyane kubera ko namakuru twagiye dutohoza cyane. Mwabonye ko M23 RDF yareze Ububirigi ngo Ububirigi nibwo burimo burica amasezerano ngo hagati ya M23 na Kongo, ngo kubera iki ngo Ububirigi burimo buratoza Kongo gukoresha indege zikomeye ngo bakoresheje ibitwaro bikomeye bya NATO. Mwabyumvise, Ububirigi burimo burakoresha ibitwaro bikomeye bya NATO mu gutoza igisigari cya Kongo, ndetse bagenda ngo banerekana aho M23 yabifite ibirwanisho ndetse n'amapozisiyo yayakomeye, babereka muri drone babwira ati ngabariya. Ubu rero dushobora kubona muri iki cyumweru kimwe gusa cya bibiri mukabona hatangiye intambara y'agakura. Ni mu rugo rwego abantu bari Bukavu, hariya i Bukavu Nyawera, umwe ari Bukavu yatubwiye ati dufite ubwoba atari ko hano i Bukavu hari ikintu gikomeye kirimo kiraba mutarimo muvuga kuri radio na televiziyo Musare. Turamubaza tuti kitubwira tukivuge uti nuko abacuruzi ba hano i Bukavu n'abantu bakomeye ati bose banyombotse kera bamaze kuvamo berekeza mu mujyi wa Bujumbura Burundi, ati hano hasigaye abantu babayabaye, ati ku buryo ubona hari ibintu biteguriye bigiye kubera hano muri Bukavu, ati abandi zagoma nabo bavuyemo bayomba bagenda bicira ku mupaka babonagana bigira i Bugande. Ati rero hano turabona ko hari ikibyimba gihari kigomba guturika byanga bikunda. Reka tubisegureho ku makuru tutababwiye hirya y'ejo. Amakuru cyane turacyari muri Kongo, aho Kongo yarimo irakubita intsinzi igira iti dusigaje kwivugana Paul Kagame. Iyo ni ikipe Leopard y'umupira w'amaguru w'igihugu cya Kongo, aho hirya y'ejo bundi yakubise ikipe ya Cameroon yikubise igitsindo kimwe ku busa mu minota y'inyongera. Hanyuma hirya y'ejo nanone iyi kipe ya Leopard yande ya Kongo yivuganye ikipe Super Eagles ya Nigeria yikubise amapenaliti agera kuri 4-1. Ibi rero Kongo byahitumye yigira hejuru cyane, iravuga iti dukubise Cameroon na Nigeria mu bijyanye n'umupira w'amaguru byari bihangange, abandi nabo batereka data ntaho turagera tutarakubita na Kagame mu mupira w'amasasa. Kongo hejuru rero ubwo abantu nakaba gaciyemo gusa rwo katubwira ati Kongo rero ubigombe kwerekeza hariya mu higanwa bagiye gukura kuranwa mpuzamahanga gacampaka hagati y'imigabane. Ariko urumva kuba Kongo yakubise Cameroon igakubitana Nigeria, abakongomani nabo bashyiraho commentaire ati dusigaje no gukubita Kagame, ati uwo ngo turamumira bunguri nk'ubugari, ati abakongomani dukunda ubugari n'inyama, ati tuzamukoza ubugari. Ngayo nguko rero mwari kumwe na Ale ku makuru uyu munsi, mukomeze mugire umunsi mwiza umuhungamo mwiza aho muherereye hose mudufasha kandi mukomeza kudukubita umweyo mudukosora muvuga muti Ale wakosheje ntabwo wakosheje, ibyo nibyo tuba dushaka, mudukosora mutubwira muti oya wakosheje. Tubifurize rero kuranirwa mu byo muri mwese turabakunda 5 kuri 5. Bye bye na uta.